YouTube channel yanjye Iriza Official. Utarakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byiza tugiye kujya dukora bibagerereho ku gihe. Ndabashimira abamaze gukora subscribe, nimba nawe utarayikora turabararika kuyikora kugira ngo ibiganiro byiza ntibikabacike. Ndabararitse ubu tugiye gukora ku kiganiro cyiza cyane cy'ababebe. Nk'uko rero nabibabwiye muri introduction, tugiye gukora ku kiganiro cy'ababebe, abana bato, uduhinja. Nk'uko twagiye tubibona ahantu henshi, ndakeka sijya nyine wabibonye, uduhinja dukunda kurwara uduheri twinshi ku ruhu, twinshi cyane. Bamwe bakavuga ngo ni amahumane, abandi ngo ni allergy, abandi ngo ni icyoki. Mbese ni ibintu byinshi abantu babivugaho. Gusa icyo naje gusanga kibitera ni ikintu kimwe tugiye kurebera hamwe. Icyo kintu rero ni ikihe? Ni uburyo tubakoreramo isuku. Abana bato uburyo tubakoreramo isuku nicyo kibatera utwo tuntu twose barwara ku ruhu. Abana bato urabona ukuntu baba bavuye mu nda, baba bafite agahu koroshye cyane, nta hantu na hamwe bahuriye n'ibintu by'imyanda. Ikintu kiba gikenewe ni ukubitaho ku bijyanye n'isuku cyane. Rero naje gusanga ikintu cya mbere kibateza turiya tuntu ari imyenda bambara, cyangwa se ibyo tubahanaguza tumaze kuboza, cyangwa se ibyo tubafatamo. Yego, njyewe naraturwaje utwo tuntu, ntujyana kwa muganga. Muganga arambwira ati utwo tuntu akenshi duterwa n'uko uba utateye utwenda tw'umwana ipasi. Utwenda tw'umwana rero ugiye kumwambika, uba ugomba kugafata ukagatera ipasi imbere n'inyuma, gahindurije kanahinduruye. Wamara kugatera ipasi neza ugahindurije, urabibona nk'ubu nk'aha ngaha nari ndimo muterera ipasi, akenda kiwe karahindurije, kaba gahindurije. Uragatera ipasi neza ukakagorora, gatera ahantu hose. Iyi ni sample ndi kubereka nyine, ntabwo ndi gutera uko bikwiye, ariko mwamwe muzi gutera ipasi. Nimba uri umumama, nimba ufite akabebe, nimba witegura kukibaruka, ibi bintu bizarinda umwana wawe kurwara uduheri, kuko turabazengereza. Abana turabazengereza cyane, ugasanga arishima, ukabona agiye gukuraho uruhu, ukabona mu mutwe arishima. Mbese birabazonga cyane. Ubashije kubyirinda kare, byaba ari amahirwe yawe n'ay'umwana, kuko nawe birakujena kubona akabebe kawe kadafite amahoro, ibintu bikarya ku ruhu. Ukagatera rero agapira neza, cyangwa se agakabutura imbere n'inyuma. Wamara kugatera hano karahindurije, wamara kugatera neza ukagahindurura hano ubu karahinduruye, n'aha ndetse naho ukahatera, kugira ngo ube sure neza ko umwana wawe yambaye akenda kari sefu, katazamuteza ibiheri. Ahangaha rero uragahindurura, warangiza nabwo ukongera ukagatera neza, ukakarambura ukagatera neza ahantu hose. Ni sample ndi kubaha, ntabwo ndi kugatera neza kubera mfashe kamera, ariko igira ngo icyo nababwiye mwacyumvise. Wamara rero gutera utwenda twiwe, ukabona ukatumwambika. Ikindi kintu rero, ikintu ufatamo umwana umaze kumwoza, cyangwa se nicyo wamufatamo mu bisanzwe, wenda utaramwoza cyangwa se wanamwogeje kare, simbizi. Hari igihe hashobora kuba ari ikigoma, hari igihe hashobora kuba ari eswime.
isinzi gusa icyo ari cyo cyose umufatamo, nacyo uba ugomba kubanza ukagitera ipasi imbere n'inyuma. Iyo umaze kugitera ipasi imbere n'inyuma ukakimufatamo, nta hantu aba agihuriye na twa tuwareji arwara ku mubiri tumuzengereza. Abantu benshi rero barabigira, ugasanga umwana yarashize, ugasanga umwana arasa nabi, ugasanga umwana yuzuye uduheri. Turiya duheri duterwa n'ibintu twambika umwana cyangwa se ibintu tumufatamo. Ahanini yego n'icyokere kibaho, kiba cyatumutera, ariko burya utw'icyokere ntabwo tuba tumeze nk'utw'imyanda. Utw'icyokere tuza ari duke nyine, ukabona ko ari icyokere cyabiteye, ariko utw'umwanda tuza ari twinshi cyane twuzuye ku ruhu, ku buryo ubona ko tumuzengereza rwose. Ikindi kintu rero, ibintu aryamamo, nimba umusasira amashuka cyangwa se umusasira ibigoma byiwe, simbizi. Icyo umusasira, ibyo umworosa simbizi, nabyo ugomba kubitera ipasi neza kandi ukayifatisha, ukadutera ipasi imbere n'inyuma, warangiza ukamusasira cyane cyane aho ashyira umubiri ugiye kumuryamisha, uba ugomba kuhatera ipasi neza, warangiza ukabimuryamishamo ukabimworosa. Iyo rero umuryamishije mu mashuka yawe wimenyereye kuryamamo atateye ipasi, niho hahandi usanga yarwaye twa duheri tumuzonga. Ikindi kintu, amazi yoga ugomba kuba yabize, ukayatereka hariya agahora, cyangwa se nimba ufite andi ahoze wenda nayo yabize ukayahoresha, ariko amazi yoga aba agomba kuba yarabize, asa neza, ari aya robine wayatetse yabize. N'iyo umwogesha amazi y'imvura bimugiraho ingaruka. Ibyo rero ni ikiganiro nari mbafitiye uyu munsi. Wifuza kubyara wakireba, ufite umubebe wakireba, witegura kwibaruka wakireba, ufite umugore wabyaye witegura cyangwa kubyara wakireba. Kandi ukibuka gukora subscribe, like, share na comment. Tuzajya tubana, tuzajya tubagezaho ibiganiro byiza cyane bidufitiye akamaro cyangwa se binadushimisha muri rusange. Mwakoze cyane rero, njyewe nari Iriza wabagezagaho iki kiganiro. YouTube channel ni Iriza Official. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe. Naho ubutaha tuzongera nanone dukore ku babebe, tuzongera dukorane ikiganiro cyiza. Ndabararitse ku babebe ntikizabacike, ndabijeje ko ari akagaruka ku bijyanye n'ababebe n'ibindi byose, kandi bitari ku babebe gusa, byose tuzajya tubikoraho. Mwakoze.